Hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko burya akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo. Nababwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, uhita utangira kunuka. Tugomba rero guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tuzanuka. Ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga. Bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva, uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ellen Good Harmony. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 26 Ugushyingo mu mwaka w'1827. Yanyuze kuri iyi si hagati y'umwaka w'1827 kugeza mu mwaka w'1915. Isabukuru ye ni 26 Ugushyingo nibwo yavutse. Yatabarutse kuri 16 Nyakanga. Uyu rero yaje kumenyekana ku izina rya Elena White kubera ko yashakanye na James Springer White, bituma amenyekana kuri ako kazina ka White ko mu izina ry'umugabo we. Izina rye Good rikunze kwandikwa rihinnye, bakandika Elena G. White. No ku bitabo bye byinshi niyo mazina ari. Uyu yavukiye rimwe n'impanga ye Elizabeth M. Banks, babyawe na Robert ndetse na Eunice Harmon. Robert se wa Ellen yari umuhinzi akanakora ingofero. Elena White rero yamenyekanye nk'uwashinze itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Yamenyanye na James Springer White mu mwaka w'1845, bashakana mu mwaka w'1846. Uyu James yamukundiye ko yari umuntu wiyeguriye Yesu kandi akabona yari umuntu uvugana n'Imana by'ukuri. James na Ellen babyaye abana 4 b'abahungu, ariko 2 nibo babashije gukura kubera ko umwe yapfuye afite amezi 3, undi apfa afite imyaka 16. Ubwo Elena White yari afite imyaka 9 y'amavuko, yakubiswe ibuye mu gahanga. Icyo gihe yaragiye ku ishuri, iryo buye ngo ryaramukomerekeje ku buryo yarinze asaza akivuga ko ari cyo gihe yagize ububabare mu gihe cyose yamaze kuri iyi si. Nibwo ububabare bukabije yahuye nabwo. Gusa ariko nubwo iryo buye ryamubabaje cyane, nyuma yaje gusanga ryo ryabaye intandaro yo kuba yariyeguriye Yesu akamuhanga amaso. Impamvu Elena White yemeje ko igikomere yatewe no gukubitwa ibuye aricyo cyamuyoboye kuri Yesu, ngo nuko akimara gukubitwa iryo buye nta kindi yari agishoboye gukora kubera ko yararwaye cyane agera kure, bituma yumva nta wundi wamukiza ubwo bubabare uretse Yesu. Ubwo yari afite imyaka 12 yari akirembye, ababyeyi be ngo bamujyanye mu materaniro y'Abametodiste, yagombaga kumara igihe kinini. Icyo gihe ngo ageze muri ayo materaniro nibwo yabonekewe n'Imana iramuganiriza mu iyerekwa maze imusezeranya kuzamuha amahoro. Nyuma ngo yaje kujya mu materaniro yabwirijwemo n'umugorozi witwaga William Miller. Uyu yari no mu gitabo cya Elena White yanditse cyitwa Intambara Ikomeye. Muri ayo materaniro nibwo yumvise mu mutima we ijwi rimubwira ko ari umunyabyaha kandi ko ntatihana azapfana ibyaha akabura ubugingo buhoraho. Kuva icyo gihe ngo yamaze amezi menshi yarabuze amahwemo mu mutima kubera ijwi rimusaba gukorera Imana. Ku wa 26 Kamena mu mwaka w'1842 yiyeguriye Yesu, arabatizwa mu mazi menshi na John Hobart, maze asigara ategereje ko Yesu aza akamujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro mu mutima atari yarigeze agira kuva avutse. Gukurikiza inyigisho za William Miller byatumye umuryango wose uva mu itorero ry'Abametodiste bayoboka inyigisho za Miller, wari waratangije ibihe by'ivugurura n'ubugorozi niba ariko navuga. Ibi ni nabyo byatumye rero yadukana inyigisho zamamaza isabato, ari nazo zabyaye Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Uyu mugore afatwa mu mateka y'iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye. Niwe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, niwe wadukanye inyigisho za Kidivantisite zamamaza isabato, ibyo bita Sabbatarianism. Icyo gihe yarafatanyije na James n'umugabo we ndetse n'undi mugabo witwa Joseph Betts. Kubera rero ibitabo bya Elena White yanditse n'uburyo yamamaye cyane mu kwigisha inyigisho za Kidivantisite,
hari ikinyamakuru cyitwa Smithsonian Magazine cyamushyize mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose ya Amerika. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba mu isi. Aya mayerekwa yemejwe n'abadivantiste ba mbere kandi n'ubu ngubu yemerwa n'abadivantiste ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira kw'isi no kugaruka k'umwami Yesu Kristo nk'uko abakristo babyizera. Mu mahame agenga iri torero harimo ihame rivuga ko imwe mu mpano za Mwuka Wera ziranga itorero ryasigaye ari ubuhanuzi. Bakongeraho ko ubwo buhanuzi bwagaragarijwe mu nyigisho za Ellen White nk'intumwa y'Imana. Inyigisho za Ellen White zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi kubera ko yandikaga ibintu birimo kunenga no gutunga urutoki Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyigisho rero rwiswe Great Controversy Theme, byose bigaruka ku bugorozi bwagororaga ibyo yerekanaga ko byagoretswe na Kiliziya Gatolika. Muri urwo rusobe rw'izi nyandiko rero harimo kimwe mu bitabo bye byamenyekanye cyane, ni icyitwa Intambara Ikomeye. Iri jambo intambara riba rigaragaza cyangwa se ryerekana ukutumvikana hagati ya Kristo na Satani, kandi iyo ntambara irwanirwa ku bayoboke. Mu mwaka w'1858 nibwo yagize iyerekwa ngo ryamusabye kwandika igitabo cy'Intambara Ikomeye. Icyo gihe rero ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru y'iyo ntambara yari ukwegukana umuntu. Mu bindi bitabo bya Ellen White byifashishwa mu iyobokamana rya Kidivantiste harimo icyitwa Kugana Yesu, cyahinduwe mu ndimi 40 zo hirya no hino ku isi. Harimo icyitwa Uwifuzwa ibihe byose, nacyo kiri mu byasohowe inshuro nyinshi. Ubundi mu buzima bwe yasohoye inyandiko zigera ku 5,000 n'ibitabo bigera kuri 40. Akiyongeraho n'umuzingo w'inyandiko yandikishije intoki ugizwe na paji zirenga 100,000. Ahanini byibanda ku mayerekwa yagendaga agira, akaba n'ibyibanda ku buzima bw'imirire, akaba n'ibyibanda ku buzima busanzwe, ndetse n'ibyibanda ku mibanire rusange y'abantu ndetse n'uburezi n'uburere. Yakunze kwandika atanga inama z'ukuntu itorero rikwiye kwitwara mu bihe by'imperuka. Mu nyigisho ze yerekana ko abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera gusa, akagaragaza ko abantu ari bo kibuga cy'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, kandi akavuga ko kwizera nyakuri kugomba gushingira ku mucyo mushya Imana yerekanye. Mu bihe bye rero yagiriye abantu inama yo gutungwa n'ibiribwa by'umwimerere, bagakunda imboga n'imbuto, bagakunda amazi, kandi bakirinda itabi. Kandi icyo gihe abivuga, itabi ryari ryemewe ku isi, ntabwo ryarwanywaga. Yanditse ibitabo byinshi byuzuyemo inama ku buzima n'imirire. Nyuma y'uko umugabo we rero apfuye mu mwaka w'1881, Ellen yakomeje imirimo y'iyobokamana, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1915, ashyingurwa iruhande rw'umugabo we hariya muri leta ya Michigan. Aha aba bombi bashyinguwe, ndetse n'aho bari batuye ubu ngubu hafatwa nk'ahantu abadivantiste bakorera ubukerarugendo bw'iyobokamana, bakamenya byinshi kuri uwo mukurambere wabo. Gusa nanone abadivantiste nabo bakavuga ko bagiye bacikamo ibice, kubera ko hari bamwe bagikomeye kuri iyi myemerere y'uwazanye iryo dini cyangwa se iryo torero. Wabagereranya n'abari b'abagorozi, nibo ubona ko bagikomeye kuri iyi myemerere ya Ellen White. Akaba n'abandi wenda babyoroheje, bafashe amahame Ellen White yazanye basa naho bayoroheje, barayafungura muri make. Akenshi abayafungura rero hari igihe hazamo no gushakisha inyungu. Iyo bazanyemo ibintu byo gucuruza barafungura, bagafungura nyine ukuri kwa nyako, bakagufungura bakakoroshya kugira ngo kuganwe n'abantu. Ariko mu by'ukuri Ellen White yari afite ukuri ku buryo umuntu yavuga yuko mu bihe bye hari ikintu yamariye abantu, by'umwihariko mu binyejana byakurikiyeho. Munyemerere mbagezeho igice cy'umwihariko cy'amagambo yahindura ubuzima yavuzwe na Ellen White, gitegura ibindi bice by'umugereka wenda tuzagarukaho. Yaravuze ngo umwuka mwiza, amazi meza, izuba, ibidukikije byiza ni uburyo bw'Imana bwo kugarurira abarwaye ubuzima. Yigeze no kuvuga ngo icyamukamenya ko buri mwanya wose ubonye ari zahabu. Buri munsi wose ni umunsi mukuru, buri kanya kose ubonye gafite agaciro gakomeye.
aranavuga ngo nyuma ya Bibiliya ikindi gitabo gihambaye cyo gusoma ni ibidukikije. Yaranavuze ngo amasengesho ntabwo amanura Imana kuri twe, ahubwo amasengesho atuzamura ku Mana. Elena yaravuze ngo ubabazwa cyane n'urupfu rwa nyoko, ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo njya nterwa agahinda n'intungane iyo ipfuye, kubera ko nizera ko azazuka ubwo impanda y'Imana izavuga. Yatanze ubuhamya ati nzi icyo gushyingura abo ukunda bivuze, data, mama, basaza banjye n'abavandimwe banjye, umugabo wanjye n'abana banjye 2 b'abahungu, abo bose basinziriye mu bituro byabo, ariko nizera ko bazazuka ubwo impanda y'Imana izavuga. Yaravuze ngo iteka ryose Satani adusezeranya inzira ya bugufi yo kugera ku byo twifuza byose, akadusezeranya inzira yoroshye. Ariko niba wizera Kristo, ntuzigere wicara ku ntebe ya Satani ngo nuko yoroshye, ngo nuko agusaba gukora bikeya, ahubwo haguruka ugere ku ntera ihambaye ku rwego rwo hejuru, kubera ko ufite amahirwe yo kubigeraho niba ushobora gutinyuka inzira zigoye no gukora ibivunanye. Yaravuze ngo impano zirushaho kwikuba uko zikoreshwa. Gukoresha impano bituma yikuba kurushaho. Impano nicyo kintu kikuba kurushaho iyo kibyajwe umusaruro. Yaranavuze ngo ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha Imana ngo yirengagize kandi akerense imibereho myiza y'umubiri, maze yibwire ko kutirinda ari icyaha, kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu by'umwuka. Hari isano y'ubumwe hagati y'umubiri n'intekerezo zacu. Biragoye ko wavuga ko wubaha Imana mu gihe utabasha kubaha umubiri wawe. Nibyo bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Biragoye ko wavuga ko wubaha Imana kandi uri kubaho ubuzima bw'ibihano buterwa wenda n'imirire itaboneye. Kuri Ellen, niba wubaha Imana bigomba kujyana no kuba ufite ubuzima buzira umuze. Yaranavuze ngo gukabya mu mirire, mu minywere, mu gusinzira ndetse no mu byo tureba, icyo ngo ni icyaha. Iyo imbaraga z'ibikorwa by'umubiri n'ubwonko zihurije hamwe mu mibereho myiza bitanga umunezero, kandi uko izo mbaraga zirushaho kwerekezwa mu buryo butunganye, ngo niko umunezero nyakuri urushaho kwiyongera. Ellen yaravuze ngo ikintu cyose kigabanya imbaraga z'umubiri gica intege ubwenge, kigatuma budashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ibyo bituma tutabasha uko bikwiriye guhitamo icyiza, tukabura imbaraga zihagije z'ubushake bwo gukora icyo tuzi ko ari cyiza. Yaranavuze ngo umubiri mutaraga ni igikoresho cy'Imana, ni uwayo kubera ko yawuremye ikanawucungura, kandi iyo dukoresha nabi zimwe mu mpano cyangwa se zimwe mu mbaraga zawo, tuba twima Imana icyubahiro kiyikwiriye. Niyo mpamvu yavuze ngo kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Aranavuga ngo ni ihame rusange ko igihe cyose umuntu yanze gukoresha imbaraga yahawe n'Imana, ubwo bubasha burabora kandi bukarimbuka. Bigeze no kuvuga ngo tugomba kugira ibyiringiro bike ku byo umuntu ashobora gukora, ahubwo tukizera cyane iby'Imana ishobora gukorera buri wese uyizera. Iyo wabihisemo gutyo, icyo uba usigaje no kwitega ibintu binini. Imana iguha gusobanukirwa mu gihe gito. Imana ishobora gutyaza ubwenge bwawe ikaguha ubumenyi kubwo kwizera. Aranavuga ngo shyira impano zose Imana yaguhaye ku murimo, ahasigaye uyisaba ubwenge n'ubushobozi witurize, urebe ibikubaho. Imana ikunda abakozi, izaguha amayeri yose n'ububasha bwo gukora ibintu bikomeye. Uyu mugore yaravuze ngo umugabo nyawe isi ikeneye ni wa mugabo utagurwa cyangwa se ngo agurishwe, udategekwa n'amafaranga ahubwo yategeka. Umugabo w'inyangamugayo imbere n'inyuma, utagira ubwoba bwo kuvuga icyaha mu mazina yacyo, wa mugabo uzahagarara ku kuri kabone n'ubwo ijuru ryamanuka. Ellen White yaravuze ngo ibyago nagize igihe kimwe nabifashe nk'umubabaro, ariko kwihanganira ibyo byago naje gusanga ari umugisha udasanzwe. Ibyabaye intandaro yo gusakaza ibyishimo kuri benshi, byabaye inzira yatumye nerekeza amaso yanjye kuri Yesu. Simba naramenye Kristo iyo hataza kubaho ububabare nagize nyiri umwana, bugatuma njya kumushakiraho gukira n'ihumure. Yaranavuze ngo wibuke ko utazigera ugera ku rwego rwo hejuru kurenza uko ubwawe wabyishyizemo. Ntushobora kugera kure kurenza uko uhatekereza. Aranavuga ngo ni amayobera uburyo ubwenge bwerekanwa n'inyamaswa nyinshi zitavuga bwegereye cyane ubwenge bw'abantu. Inyamaswa zirabona, zikumva, zigakunda ndetse zigatinya kubabara. Mu magambo yose Ellen White yavuze muri iki gice munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri,
yaravuze ngo kubyizera niko bikugendekera. Nubyizera bizagenda nk'uko wabyizeye, nutabyizera nabwo nuko ntabwo bizakunda. Nk'uko umuhinzi abiba yizeye ko azasarura bikazaba, ni nako nawe buri kimwe cyose kizakugendekera uko ucyizera. Nzabategurira ikindi gice twafata nk'icya nyuma ku magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Ellen White.